Baramutse. Baramutse mute. Umeze neza. Buri muntu wese urajya kuvuga. Ajya avuga cyane ndetse kuvuga nkuko mwavuga. Uri kumva? Abo muremye. Kuvuga cyane. Kandi uko wavuze. Hari umuntu ufite ikibazo ino? Kimeze gute? Urarwaye? Ubwo ugiye kujya mu rugo uzagaruka wakize? Abantu mwaje nyuma ya saa moya byagenze gute? Byagenze gute? Waje saa moya cyangwa mbere yaho ni? Ninde waje saa moya cyangwa mbere ya saa moya? Tabeshye. Ariko nabwo naje saa moya. Ni ukuvuga ngo na saa moya na 59 ni saa moya. Sibyo? Ibaze kuba umuntu waje saa moya kubahiriza isaha yari iriho ari utaraje. Mwumva mu bipangu hatarimo amazi. Muzajya mukina video zingana gute mu cyumweru? Mu cyumweru muzajya mukina iminsi ingahe? Si ibiri? Muzajya mukina mu video zingana gute? 12. Uvuga cyane. 12 niba mukinamo iminsi ibiri muzajya mukina zingahe? Esheshatu. Ubu ni sangahe? Tata numwingije zingahe? Niba arengeye mukoso nisangahe? Mwinjije video zingahe? Nta nimwe. Birajyana nimugora mwinjije zingahe? Nta nimwe. Kubera kutarakora. Muri kubyumva? Abantu bashoboye kuzajya bakora video za nijoro ni bande? Nta ntoki mufite? Ushobora kuba uri uwakure ukumva gukina nijoro wabishobora. Sibyo? Kuko Eliya Chano yavuga wumve TV video zajya zijyaho zose nijoro kubera ko n'ikiganiro. Sibyo? Umanuka. Ikintu mugiye gukora rero umuntu umwe agiye kujyaza hano imbere. Urumva? Umwe avuge amazina ye iryo akiniraho niba hari imana tutashaka kugaragaza ayigaragaza. Si ibintu bike byoroshye. Si bike byoroshye. Si byoroshye hagati y'ikirizo birakomeye. Arabari kuri ni kamera n'uwiri. Ikindi mbere yuko ibyo tubikora abantu buri muntu wese witwa ko afite cyahagarara. Sibyo? Buriya niba bavuze ati niba hari umuntu uhagarariye akagari. Si urugero nazamura ikiganza. N'abamudugudu bazazamuka. N'abanyabuzima bazazamuka. Ubwo n'umuntu bangana umwe. Niba hari umuntu ufite ikintu ahagarariye nazamura ikiganza abahari. Umuntu wese uko hari ikintu afite ahagarariye. Uhagarariye iki? Ntabyazi. Buri muntu wese ufite ikintu ashinzwe agiye kuza imbere ashyireho iki? Amabwiriza ye n'ibihano binagiye. Muri kumva? Yego. Niba ushinzwe isuku buri muntu wese agomba kumera atya. Sibyo? Buri muntu wese agomba kumera atya. Ubu uzajya arenga kuri ibi ni igihano iki n'iki. Turahera kuri inde? Sepa konto mu minsi ibintu bikomeye. Keri na Shiro mukoremo imipira mutaha. Hari umuntu utumvisha ibintu mvuze? Mutahe muzagaruka kwa gatanu.
muri kumva mutahe muri guseka muzi ko ari bya bindi kuko ikibazo cya mbere gikomeye kana kagiye kuvuga ibi ntiyumvishe n'ibyo wavugaga gusa umuntu aba ngo muhari azashyiriho amabwiriza ye n'ibihano byayo turatangira ureba ugiye kubwira babwira amazina ni ngombwa kuyavuga niba ubwira niba ufite twongera uwo imwe nimutajya ku murongo buri munsi muzajya mutera ipera mufate amabwiriza nimumara kumenya ibyo mugomba gukora n'uko mugomba kwitwara yego ufata ibikoresho dukinana akayihereza cyangwa akabwiriza abo tudakinana arahanwa ni ukwirukana n'umuntu wese ugwigisha gusama ibigambo inyuma y'abakinnyi ibyo dukina cyangwa aho tuba twagiye gukinira naho tugiye gukinira umuntu agakinisha igikoresho cyaho amezi abiri n'ikindi kintu ahantu tuba twagiye tugomba kuba mwari mwicaye mwese ntebereje gufata igikoresho turimo gukinisha mwabyumvise niba muntu ubyibuze nk'ubwishyurisha ngavuga icya mbere yavuze komereza aho wari uri ntare mwabyumvise ndavuga ibintu avuze uzajya ukererwa amasaha twavuganye uzajya ayikore isabune ari yande ije amazi ari ayande aye agure ni kampani y'ibirani no ikindi kugira ngo urusheho kumvikana harajya hagira umuntu uvuga ati komeza barangije yego ibyo mwabyumvise ugeze ko turababara hano hari mukomeze mwihutisha disipurine nawe urarwaye ariko yiyumvire izabashyira muri iki uzafata ibikoro make nzajya mfata ikomereza umuntu uzajya uza yambaye nabi cyangwa se azabiriye umuntu uzajya uza atameshe yambaye imyenda isa nabi cyangwa imyenda
mubonanye n'utagezweho bajya musubiza mu rugo kandi azajya amara kunywa gutuka aho hantu hajyanye no kutaza gukora ukajya biba bimeze ujya azajya uza ntukine ujya aho abandi bari urebe ibyo bakora ujya imyitwarire bamubwira nyine umuntu navuga ibijyanye n'imyenda itageze yego kenshi na kenshi sibyo imyenda yawe ashobora kuyimenya yose yarangiza akakubwira ngo imyenda ndayigura urumva bitewe n'uko imeze akakubwira ati byibuze uzajya wenda uzana iyi n'iyi 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 sibyo aba ariyo ukinisha wowe hari igihe uzavuga ati njyewe ntabwo nakina nambaye sibyo sinakambara nambaye agaseke nambaye sibyo we niwe uzajya ukumenyera ikigezweho mu byo wumva sibyo yego komeza umuntu utazajya yumva umuntu amubwiye akabivuga inshuro ebyiri cyangwa zirenze eshatu atarabyumva babubwira rimwe kabiri gatatu atarumvise bamubwira azajya yiruka mwana agazongera gukina ndumva ari ibyo ngibyo murakoze hasigaye nde disipurine n'imyambarire y'abahungu iri iri hejuru mwumva mwese muri abatesi kandi muri kudukana muri kunsakuriza muvuga muraho neza yego ntabwo banyita imbetereza uravuka abandajya ku izina ryayo nitwa na nyine nitwa abashinzwe imyambarire disipurine n'imyitwarire n'imyambarire y'abahungu bwa mbere ni iki ngiki nimba cyo gukina gutangira kugira ngo imyenda wambaye abona bijya kugenda ni ngombwa ko wagira ahubwo wowe kuba ubushobozi ugahita wenda ku myenda ubundi umuntu aba afite ubona wowe ku kibazo kijyanye no ku myenda uzajya ufata imyenda wambara uzakira imbambara bitajyanye wambaye imyenda birajyana n'ibyo kandi nimba muri cya gihe cy'imyenda n'imyitwarire yawe ubona idahwitse uzajya umara iminsi waba ukina kabiri mu cyumweru uzajya umara kabiri ugakina ibyumweru bibiri utari gukina nubigira akamenyero ku myitwarire yawe akubwira rimwe cyangwa kabiri gatatu uzajya umara amezi atatu ntabwo utari gukina byumvikana hari ugukoma amashyi no kuyakomana agasuzuma ukomye amashyi umuntu ahinze ibishyimbo arabagaye arasaruye ugikoma y'amashyi ni agasuzuguro ni ibiki umaze kubabwira n'indi ashinzwe iki disipurine n'imyitwarire y'abahungu ubusa kwirukanye wavuga ngo munyirukanye ariko mugishyiraho amategeko
hari usigaye abasigaye ni umunyamakuru nande senga mugenzi we yavuye tugiye kwakira umunyamakuru nitumara kumwakira abantu bashaka kuvuga amazina yabo igihe bamaze ayo bakiniraho kugaragaza impano zabo ni bande video muri gukora nda produce yagiye ni bande like DC yuko mwanyu bagiye control nawo ushinzwe iki yego nuvaho harajyaho nde eva control navaho ndabona mushaka mwumva mufite ibintu byo kumva ko ngo ntiwagaragaza icyo ukora ngo ntiwagaragaza iki mwese murabikora umwanya ni wawe umunyamakuru yashinzwe guhanga udushya cyangwa se nk'umunyamwuga wenda mwumva akadogo cyangwa se ndiwe wundi arimo aravuga nyine ibintu byerekeranye na hano dukeneye cyangwa se ibyo dukina nyine rero muhita mugaragara uretse ngo yitwa avuze ko yitwa ubwo yitwa ntago ndyumvise Tonde avuze ko yitwa yego avuze ko yitwa ndetse abantu bumvise izina rye n'ibizanyo yitwa nde vuga cyane ndahariya numara kubimenya ugaruka izina rye ntaryo wumvishe sibyo noneho uforeranyije ibyo abandi bavuze urindenze uramutse uvuze ikizina kimutuka bite kubera iki buri wese aba ari mu bye ntushobora kumva ikintu nabi ngo usubirishemo ngo uvuze nguki sibyo ariko ibintu byose kubera kubinegirije muba mwitonde mwibereye mu byanyu mu nyungu zanyu avuze ko yitwa nde uba afite umwuka wo kongera kukwibwira subira mu mwanya wawe izo zose ni imbabazi isigaye no kujya uhita utaha muri kumva yitwa Gwizimpundu gukererwa nanjye nije agakererwa wo kwibura yemerewe gutaha azajya aza arebe uko abandi bakina bakabashoje gushutisha muntu turangiza tukavuga ati wenda tugiye kunyura hano ugashaka gucunga ugiye kunyura mu bindi umuntu nafatwa amategeko ni ay'abandi aya buri muntu bitewe n'icyo ashinzwe sibyo kuko hari ukuntu nabaga ndi muri ibi nkabona umwana mu byondo hari ibyo byose bikampangamira noneho ikintu cy'injyanga y'abana mbabazwa no kubona abantu bakuru abana ibyo bakora ari mwe byo bakuru barebera si ikibazo yego ninzajya mbwira umuntu ngo kuramo inifomo muri kumva mu gihe uhagaritswe niba ari iminsi y'agateganyo 2 ni ukuvuga ati genda uzagaruka uyu munsi cyangwa se genda uzagumya udakina ibyo urumva ko bisobanura
ariko nibakubwira ngo kuramo inifomo uyishyire hariya urirukana. Muri kubyumva? Ntabwo tuzajya tuvuga ngo turakwirukanye, kuramo inifomo, ibyo byonyine birahagije. Ngaho turahera hehe? Muraho neza, nitwa nkina nitwa nkaba mfite impano imeze gutya. Ikintu kijyanye n'impano rero, mujya mubona abantu bakina baganira utuntu twiza tw'abasirimu nta buza, mujya mubabona? Iriya ni impano yo kunyurwa n'isoma, iriya ni impano yawe. Kimwe nuko nawe ukina ububwa nawe ntiyashobora ibyawe, sibyo? Buri muntu aba afite impano ya buri muntu niyo mugiye kugaragaza. Mwiriwe neza, nta mpano mfite, kuramo umupira utaha. Twagiye. Inyuma uri kureba iki? Umuntu wumva ari tayari uratangira aba ari buryo bwe cyangwa se ibumoso, niwe urashyiraho ngo murahera mugenda gutya. Nimba ari pesi natangira ashobora kuvuga ati tugiye guhera, uratangira niwe urashyiraho aho murahera. Abantu badahari ni bangahe? Ni bangahe? Umuntu mushyashya urarara ataje, turarara tutavuganye, ntabwo azinjira kuri poromosiyo, azinjirira mu kugura umwanya w'ibihumbi. We twaravuganye ntajya asiba no guhamagara iyo afite ikibazo. Mu kanya ninde wumvise tuvugana? Umuntu wumvise tunavugana turi no kumvisha niwe. Kimeze ute cyawe? Vuga. Wabyumvise? Yego. We twaravuganye, buri munsi arahamagara niba afite ikibazo, ariko umuntu uzi ko ari ubwa mbere yari agiye kuza, uyu munsi ntazi, n'ejo akaba ataraje, azinjira aguze umwanya w'imana. Ubwo ayo ngayo n'ay'umupira. Muri kumva? Umushyashya utari buze akamenyesha itimu, akayimenyesha ko ahari, sibyo? Nk'ubu akayimenyesha kugira ngo babashe gupanga iby'amafaranga y'umupira, sibyo? Uwo nguwo we byashoboka, ariko utari buze ntatuvugishe, uwo ntibizashoboka. Muri kumva? Kamana bose, Kamana bose, nta muntu umuzi? Ejo ni bande bakinnye? Ni bande babonye umuntu twajyanye mu kazi? Yego. Uriya twavuganye ambwira ko ndamuvugisha mu kazi akadepoza amafaranga y'umupira, ariko uyu munsi akaba yagize imbogamizi zo kuba yaza, bazatangira ubwenge bwabo. Yanabinsabye kera nkajya mwangira, ariko kuko wagiye poromosiyo, sibyo? Abantu basanzwe dusanganywe, Wiringiye twaraye tuvuganye, yasabye uruhushya rw'iminsi uzamba igihe azaza. Muri kumva? Abandi basanzwe utaraje ejo, utaje uyu munsi, utazaza kuwa gatandatu, utazaza ku cyumweru, azahita asezerera. Akazi ufite nako kujya kumureba ukaduhamagara muri kumwe, ukamuha
turaye tutavuganye nk'ibyakunda. Yego. Ejo aza nkande. Ejo tuzajya. Muri kubyumva gute? Ubundi uzi umunsi wa nyuma wo gutanga amafaranga y'umupira. Angahe? Twari twarapanze amafaranga make. Mwaba munzi cyatumye amafaranga aba menshi. Hari umuntu uzi ikintu cyatumye amafaranga aba menshi? Ni ibiro. Muri kumva? Inde muntu uzi cano yacu ugira Uzenga abandi video ntaza. Senga ntaza. Reba yamanitse urutoki. Iyi logo niyo itangiza iki? Iyi logo itangiza iki? Iyi logo itangiza iki? Ikanayisoza. Mumere nk'abantu barebye hejuru. Mumere nk'abantu barebye hejuru. Logo yacu ikoze. Reba hejuru y'indi. Handitseho ngo iki? Ikirango cy'intare gusa. Kiri mu ibara risa gutya. Kiri mu ibara risibye. Reba hejuru. Icyo kirango kiri mu mukara. N'umukara. Yewe nahaye umuntu video zacu ndamubwira ati nizi dukina twavuganye amafaranga urumva yanciye 6,000 umupira wandikishije imashini ni imashini inde muntu ufite ibintu bitandukanye imashini iyo umuntu yaguka bakabyeho gutya yumva ya magambo ko agiye ari uwakora mu bwonko ikore mu bwonko bwe niba uyumva uzakumenya kubera ari uko ushaka ntabwo ari neza ariko urayumva kubera ko umupira waguzwe ku ruhande kubera ari muto uri kumva ndakeka na bera ariko bimeze ariko nawe ni kubera ari mitoya ntabwo murumva ko uruhu rwayo ntabwo rumeze nk'urw'umuntu murumva arambwira ati niba umupira wari uhagazanye njye hari ikintu cyiza mbonye gikora aho kugira ngo wambare umupira ujye uca ku muntu icyo atabonye imbere ntarifuza kukireba inyuma arambwira ati reka dukore uwo sibyo twari twanavuganye ku irangi ndagukorera rugo mwandikishije imashini ariko amafaranga ikintu cya mbere ni byiza iyi rugo nta rugo urumva muri kumva ni byiza ni ibiramba tuba dushaka sibyo inde muntu waba uzi ibizaba kuri bizajya kunyura ninde ubizi muri kubyumva ashobora gusezererwa cyangwa amafaranga agakubwa kabiri nabyo akayatanga ku cyumweru gikurikiye ibyo muri kubyumva imipira 20 ihagaze amafaranga ijana na mirongo ingahe? harimo ihene zingahe? eshatu za leta uzaba afite 2,900 azasezererwa asubira nayo 7,900 muri kubyumva ikindi mugomba gukora ibintu byiza mukitwara neza uburyo muzajya mugira imikino yanyu muri kubyumva
twatangiriye abantu bashaka kwivuga kugaragaza impano agahita ashyiraho n'aho barahera. Nababwiye ko umuntu agiye imbere arakora iki? Arahita avuga ati abasigaye mugiye guhera hamugeza. Ubwo biragenda gutya 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 gutya. Turasoreza kuri nde? Witwa nde? Vuga amazina yawe cyane kuko hari abatayazi. Usa na sende? Bel. Twagiye. Hari ikindi rero nshaka kubasaba. Kuba umuntu agiye kuvuga izina rye n'ibyo kintu nta bintu bijyanye no guseka bihari, kuko ibyacu bijyanye no guseka abazajya babibona nibo bazajya baseka bashimishwa nabyo. Urabona ko umuntu ngo avuze ngo irindi ukabona ngo urasetse nk'ejo nkawe, sibyo? Rero ntibisubira Guseka bitari ngombwa biri muco. Ni discipline. Hari umuntu useka ukabona nyine ni ibitwenge serge biba byinshi se n'urukonto, ariko nk'umuntu useka ngo wumvishe izo ni discipline nyine. Agaseka ngo nitsenga. Twagiye. Muraho mumeze neza? Nitwa Dusengimana Jean Marie Vianney, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, amakomedi, ibiganiro bishimishije biryoshye. Abanyarwanda barandeba yuko banzi Rwanda, biragaragara ko banzi n'ibyo nkora, bazi amavideo yanjye nkora. Amazina nkina nitwa Kibwa, akaba ari ijwi nakeka yuko mu Rwanda ubundi nta n'umuntu ushobora kuba uhari uvuga nkanjye nk'uko nanjye. Ubwo rero abanyarwanda bazandeba, barebe ibyo nkora, barebe n'ibyo mvuga. Nimba ari ugukinana n'umuntu dukinane neza, kandi dukinane neza mu kinyabupfura, nitonze meze neza. Ubwo rero izina Kibwa izatugeza ahantu kure, n'ibihugu dukeka ko dushobora kuzabiserukira, bavuga ati turashaka uyu mwana witwa gutya na gutya, witwa Kibwa. Ese ubundi mu Rwanda hari umuntu mwakumva witwa Kibwa? Ntawe. Ubwo rero Kibwa ni impano njyewe ubwanjye navukanye, ntabwo ari impano nagiye gupapira. Ubwo rero nifuza ko icyo gitekerezo nabagezaho nka timu tuzajya dukorana. Amazina yawe ni Dusengimana Jean Marie Vianney. ukaba ukina witwa? Nyina nitwa Kibwa. Ukaba ufite impano? Muraho neza? Nyina nitwa Dusengimana Jean Marie Vianney, impano yanjye nkaba ngiye kuyibagaragariza aha ngaha, namwe turi tuhaterane. Muraho nshuti zanjye. Yes, nitwa Dusengimana Jean Marie Vianney, nkaba nitwa Kibwa. Impano yanjye nkaba nyifishijeho muyirebye, nifuza ko ari icyo kintu cyiza naba mbagejeho, ibintu byiza gusa, yaba gukina, gusetsa, ibintu bigiye bitandukanye. Murakoze.
ukurikiyeho hari igihe yafashwe muri kore. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Shiro, ngazanjye izina nitwa Shiro. Reka tugiye kubakinira akantu hose ngiye nkina ndi seriye ndi umuntu nyine warakaye. Tugiye kubakoreramo akantu gato, ubwo mwebwe muraza kutubwira ukuntu mwabibonye ukuntu bimeze. Nshimwa umera cyane amakuru y'iminsi waragiye uriburisha ibite byawe mani akazi kaba kantwaye bro. Uriya mwana ubukina nawe uzi ukuntu ameze. Uwe mwana uriya umwe wo kwa Gakwari akarekura uriya nta nubwo tujya tuvuga. Uriya mwana ubukirishije abantu bamwifuza ukuntu bangana baramaze ni akazi kabo. None se irande igiye reka nkukubita gashya ikintu utazi. Ejo bundi twarahuye mbaza uti byagenze kwita mwana bitamo birindura iyo mu rutoki utazi nuko ninjye wamubanje. Yesu urabeshya ariko oya ntago mbeshya. Murakoze icyo twari dufite cyo kubagezaho. Let's komeza. Muraho banyita Nsengimana Theogene. Amazina y'ubukomediye ni Butwise cyangwa Ruganzu. Ni ufite impano gukina n'umusaza nasinze. Muraho Bakaribe Nuste nanya na komedi banyita Pili. Yenga banyina nanjye ndi umurakara. Niko shashaka. Heavy people. Shobone nagusanze haraguru mu kabari k'umuhini n'urangi. Yana harasaza kwete n'uvuga nebe. Yaze kunuka buriya ngewe ndanaje. Nagupfuye. Utazegera umuntu urenza wakagabo we. Imisozi itangiye kumanuka. Utazegera umuntu kazi. Baburetse imisozi. N'ibintu wankoreye wakagabo. Uba wisindishije. Tumye n'inda zimanuka. Uba wisindishije kandi cyakuza kubita umunsi umwe ahita ngukurisa ry'iryinyo. Ndakurahira nawe wanshobora ingamba zose narwanye ziriya za Kongo, Tanzania. Izo ni inzobe sha. Izo ni inzobe. Yewe barakubwiye. Yewe uzabaze. Zabaze iki? Uwo mugabo bita Marishari uramuzi sha? Ibyo nukabita ariko ubundi hari uranzi ngewe. Manzi nsuhuza. Nsuhuza. Nibyo sha. Urabizi gusuhuza neza kute. Ibyo nukabizana sha. Ariko hari ikintu kimwe nashaka kukubwira. Uzongera kujya kundebera umugore wanjye nagiye mu kazi. Wanu iki gitamu cyawe kiraryoshye sha. Ewe cya gitamu wa mugabo amubwira wagasaza nubwo wagira umusaza umugore wanjye shaka kuzanwarira umugore kandi umunsi umwe nzahita ngufata mwese nzahita ntabwo nari ndi kuvuga ko nzabicana mwaho navuga ko gateka ibiryo biryoshye gateka muwe cyangwa uteka ikiba inseda wagahamba uri ukuntu kuri kuntera imitoma gaterwa amabyi mu kanwa agahamberwa birarangiye murakoze amazina yanjye nitwa Bizimana Davota, nkaba nyine nitwa Adiyera, nkaba nkunda gukina filimi nyarwanda, nkaba nyine nkunda kugira abantu inama nyine mbaganiriza. murakoze. Njye nitwa Shimike Siya, ngira nitwa Aniya, nkaba ngiye gukina Adiyera ari kungira inama. Mwese ni serious. Yego. So. Ndetse Aniya reka nkubwire
wambabariye biriya bintu urimo ukabivamo kwe ubona inyungu uzagiramo ari ibihe nuko se nimbivamo uzagiramo amafaranga ndarira basi reka nkubwire hariya mu mujyi haba hari akazi kenshi basi wakihangana rwose akazi nawe nzakakuburira aho kuzaze byibuze basi ukora akazi ariko rwose nawe urate iyo ugiye weho uragenda ukabona akazi cyangwa ese reka nkubwire ejo bundi waragiye uhura na Rwema ejo bundi urongera uhura nande ariko se basi wenda none arwana indwara ibyo basi wenda uzabitekereza se wigira ubwoba niba indwara nzifuza kwa muganga se batanga ibinini inama nakugira rero ejo bundi uzaza uri kunakira reba ndi kukugira inama ukayanga ejo bundi uzaza uri kunakira bite byawe ubundi wambabariye ukava muri biriya bintu kuko mbabarira ndakwinjiye ndeka nikorera amafaranga ibyo sinabivamo izo nama zawe uri kungira nimbura hasi uzazimereze ibyo kurya icyo nicyo kibazo mbese uriya mwana wabyaye uba ubona abayeho neza kwe mbayeho neza se nyambayeho neza nanjye nakoze uwo mbayeho reba umwana waramubyaye yirirwa agenda ahantu hose umwana ugasaba ibyo kurya gusa urumva amaherezo azaba yawe mbese natabisaba na nyina ariko ubisaba bizagenda gute basi wenda n'ayo mafaranga ukoreye ntabwo wakwiye kujya kuyanywera ahubwo wakagombye kugenda basi wenda ugahaha ibitunga umwana ukanamugura imyenda umwana yirirwa ajarajara muri Nyabugogo ahantu hose ni ahantu umwana atageze asigaye afatwa nka Marine kandi waba uri nyina wirirwa ujya mu nda uri indaya ujya mu nzoga ujya mu bagabo basi ntunamenye basi wenda guhahira umwana nyina nakuze ndi mayibobo kandi naramubyaye abantu okay nta yindi nama nakugiraga niyo ngiyo nyine ubwo ni Kibwa enda hano ariko Kibwa amakuru yawe ni meza ese ko yerwo ugenda amanywa nijoro akazi kawe ugakora gute ngiye akazi kanjye kigali ngakora n'umugoroba ntabwo wari uzi yuko kigali nkora akazi n'umugoroba ibigo byanjye nasize wasanga wabiri agakimwe kigali ko ndimbwa se na cya gitoki kimanitse ahandi nta imineke iriho nayibaza yewe we uzi ko narayihuyeho umuneke warayikuyeho umuneke nawukuyeho nyine nayibaza insanze ituze imineke 43 ibintu byakubaho wasabibwira abana uzabyara ariko batatu b'icyo gihe we hari usigaye unabara n'imineke nayibara sinjye uba wakiguze yewe wabo reka mbanze nkubwire wa mugabo uri igisambo reka n'ubu uri papa uri igisambo nari igisambo wenda nakubyaye ngo nkwinarire ibyo naguhaye ubyihorere reka mbanze nkubwire ko yari umuntu yose ugiye kugenda nawe wa mutobe wawe unywe amutara wa mutobe uri mu gacupa kubera yuko ihene yanjye cyangwa warayigurishije harimo ikinini cy'imbeba nubona ngiye gutegesha imbeba yesu we uko ngiye gupfa ndagukize n'ubundi aho kugira ngo umbere umutwaro gutyo wapfa ukavaho mwana w'umugabo ninde mugapfuye songa b'abanyarwanda bazakurikirwa nande we nanjye ndansiga igitoki cyanjye nagimanitse hariya nkirira igihe nshaka nta muntu uri bukiriye haya urabizi neza garuka hano nkubwire hanyuma nubwo ugiye kujya gupfa ukambwira ko waneze ariko jyewe uranambabaye nakubeshya akagenda ujye kwahira ubwatsi bwa ya hene yawe nayo nzayigurisha ejo bundi n'ubundi simba kuzana ubwatsi yego reka mbanze njye kwahira nkugekanira kandi ihute murakoze